ibyo nibuka nzi neza. Naba naranyoye ku nzoga bwa mbere nzinyweshejwe nabo nitaga abapastori, abo nitaga abashumba, nkagenda ngiye kuririmba yanumiye, kuko habaga hari ibyo mwavuganye ari buguhe, kwa kunda kubwira ati ngwino tugende tunasangire, kwajya kubona ukabona tumije nk'igicupa cya konyage. Ibintu tewe wimuvuguruza, ibintu tewe yavuze nibyo. Aba bapastori benshi urumva benshi bakuze, urumva mu by'umwuka baraguye. Oya. Twebwe se ntitubazi. Yes. Akavuga ati hari umugore w'umupfakazi ajya kumuraza cyangwa umubwira aza kuraze. Izina rya Yesu. Wewe hari ibintu uriya Theo, reka manze nkubwire. Ibintu Theo yavuze ni we wagize imbaraga zo kubomora. Cyangwa nuko ari ugiye gupfa. Urumva nuko ari ugiye gupfa. Urumva nuko ari we wagize imbaraga zo kubomora. Yes, nizere ko mumeze neza cyane abakomeje kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa +250. Ubwo nimba vuze urubuga ubwo ni YouTube muri rusange, ariko nizere ko mumeze neza cyane. Nko maze kumenyera ni Valere nk'ibisanzwe, ariko by'umwihariko uyu munsi nabategura inkuru turi buze kugenda tubiganiraho. Mbere yuko ntangira inkuru, reka mfata aka kanya kugira ngo mbanze nkore iki, mbashimire abantu mukomeje kugenda mudushyigikira mu buryo bugiye butandukanye, by'umwihariko ama like, ama share, ama subscribe mugenda mbibona. N'umuntu waba urebye iyi video aribwo bwa mbere ntaze kugenda atagize ate adakoze subscribe aho hasi, ariko kugira ngo tujye tubana buri munsi, tujye tumukubita amakuru agenda avugwa ndetse atandukanye. By'umwihariko murabizi hano ko ari The Home of Entertainment. Nubwo turi The Home of Entertainment tugenda tugira dute tubahereza amakuru agenda anyuranye. Hari imyidagaduro, siporo, tubakubita ibintu bivanze kugira ngo buri muntu wese ajye yisangamo, ajye agenda acaguramo ibye, ariko by'umwihariko kugira ngo tuba updating babashe kugendana n'abandi. Uyu munsi mumeze gute? Ngiye meze sawa muri rusange, ndashima Uwiteka. By'umwihariko niyo umuntu ari muzima agomba gushima Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku mugabo bita Theo bose babireba, umugabo wubatse izina rikomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umugabo wagiye ukora ibitangaza mu ndirimbo ze zagiye zifasha benshi, zikabatura bamwe, zikabakura hamwe, zikabinjiza ahandi, by'umwihariko mu ndirimbo nyinshi cyane. Iyo ndirimbo akaba muzo abantu bagiye bamenya, niyo mpamvu abantu babwita ngo Theo bose babireba. Harimo indirimbo yitwa bose babireba, iyo ndirimbo nizere ko nta muntu n'umwe utayizi. Iyo ndirimbo barayimwitiriyeho cyane kubera ko ariyo ndirimbo yabashije kuba gufata imitima ya benshi cyane, ikagenda ibaremamo ikindi kintu cy'imbaraga zo gukorera umwami Yesu. Uyu mugabo bita Theo rero nanjye mpamuje kumukoraho iyi content cyangwa se kuza kumuvugaho, by'umwihariko uyu munsi nashije kugenda mbona ku ma YouTube agiye atandukanye, cyane cyane aba content creator cyangwa aba YouTuber bamukozeho inkuru bagenda bavuga bamwe uko babyumva bitewe n'amagambo yatangaje mu cyumweru gishize, ariko ayo magambo bamwe bakagenda bayavuga mu buryo bwabo kugira ngo babashe gucuruza ndetse no kugira ngo bagire bate babashe kubona ibyo binjiza ku mashene yabo. Ariko uyu mugabo bita Theo bose babireba arimo yavuzemo amagambo agiye aremereye, by'umwihariko ndagira ngo mbumvishe aya majwi yiwe arimo avuga, then nyuma nanjye ntaza kurambirana nze kuza wenda nkomantinga kuri ayo majwi yiwe, tuze kubasha kugenda tuyavuga kugira ngo twese tumenye icyabite kugira ngo avuge amagambo aremereye. Muraza gutungurwa cyane n'ibi bintu ari buze kuvugiramo hano. Reka ntangire mprenga amajwi kugira ngo then tuze kugira dute tuze kumva. Nibize kwera ngo de, ariko ibyo ntacyo bitwaye, ni imvugo ariko ni nabyo. Nk'abantu bazi ubuhamya bwanjye bwo mu bihe byatambutse, bakamenya amakuru yanjye n'itorero rya Pentecote cyangwa se rya ADPR nsengeramo, mukaba mwarumvisha ubuhamya bw'igihe namaze mpagaritse mu idini cyangwa mu itorero, ntajya ku igaburo, ntaririmba muri iryo torero, ndetse hari n'andi matorero yahise afata uwo mwanzuro arampagarika, ntagabo nabavuga. Hari n'aho najyaga abandi bashumba bakabyanga bati uwo nguwo ADPR yaramuhagaritse ntabwo dushobora gukorana. Nyine mpinduka ikibazo, ariko nari nahindutse ikibazo mbifitemo uruhare, nari nahindutse ikibazo ari jye nyirabayazana w'ikibazo. Niba nari nahagarikiwe ko nanyoye ibisindisha, erega
byari byo byari ibisindisha. Impamvu nkunda kuvuga ibisindisha, abantu benshi bakunda kwitwaza inzoga, ariko ubundi ibisindisha ni ibintu byinshi, kandi n'inzoga zigira amoko. iyo uvuze inzoga uba uvuze iyihe? habaho inzoga rwabitoki, habaho inzoga z'amawisike, habaho inzoga hari inzoga hari iz'amafuro. Inzoga ni amoko menshi. rero mbyita ibisindisha kuko ni ibisindisha. Ikindi cyavugwaga cyari iki? cyari ubusambanyi. ariko se ko nababwiye ngo nibyo narabikoze. uyu mugabo bita Theo murabizi, si ngombwa yuko mu minsi yashize hari ibintu bagendaga bamuvugaho ngo ubusambanyi, afite abana yagiye abyara impande zose, bakamuvugaho ubusinzi bukabije, amafoto ye akagenda acicikana cyane yasinze ku buryo ki atabasha kugira ate kwifata akaryama hasi, bakajya bamufotora mu buryo bugiye butandukanye. ariko nawe by'umwihariko ntangaje abinenga, ariko naje gutungurwa cyane abantu bamwe bagiye bakora amaserikeyi ku ma YouTube channel yabo, bakagira bate bakamwita umuntu wapfuye, ku buryo umuntu wese uri kureba iyo nkuru akabona ko ari umuntu wapfuye. ariko by'umwihariko hari kugira ngo bashake iki izo views. ariko umuntu wumvishe aya magambo, ubwo byari bitewe n'umugabo nabonye ku kinyamakuru kimwe ngo ni umuhanuzi, niwe waza avuga ngo wagiye gupfa, ngagiye kugira gute. ariko birababaje kubona abantu bose baza barabaye abahanuzi, aho kugira bahanura ibyiza bakaza bahanura impfu ku bantu. kubera icyo utamenya neza icyamuteye kujya kuvuga biriya, ahubwo nuko yavuze amagambo aremereye, akavuga uburyo kihagaritswe mu matorero, aribo bantu bagakwiriye kumushyigikira. nimba rega gukosa nta murokoro utagira, nta muntu utagwa mu cyaha cyangwa se agwe mu bintu, agwe mu moshya, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo ngerageza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere. ntabwo rero uyu Theo ari umuntu wari ukwiriye kuba abantu batererana gutyo uku nguku ngo nuko yagaragayeho ubusinzi. hari n'abandi bazingwa kandi basenga bakazinywera mu byumba. ntabwo bivuze ko ari we muntu wari waciye igikuba, ahubwo nuko nawe Theo impamvu ashobora kuba yavuze aya magambo, ashobora kuba ari nka depression yagize kuri we ku giti cye, kugira ngo arekure avuga ibyo abantu batari bazi, cyane cyane ku matorero by'umwihariko ADEPR aho yabarizwaga. avuga uburyo yagiye acibwa mu matorero yo yose azira ibyo bintu. mu by'ukuri aribo bantu bagakwiriye kugira gute kumwegera bakamubaza bimeze gute kwatuza umuntu. murabizi abarokore, kwatuza umuntu ibintu bibi nta muntu bihoramo. ibihe bibi biraza umuntu akabivamo akajya mu bihe byiza. nta muntu udakosa, nta muntu utagira gute. ariko by'umwihariko aba bantu bigaye cyane cyane ADEPR muri rusange. singize umuntu ndi gutunga urutoki, ariko iyi nkuru irababaje cyane ukurikiye ukuntu Theo ari umuntu abantu bakunze, kuba yaragaragayeho biriya bintu nta gikuba kigeze kiba, cyane cyane yuko ko afite byinshi muri we, afite impano Imana yari yaramuhaye kugira ngo ayikoreshe mu buryo bwo kugira ngo atambutse ubutumwa bwayo bwiza. ariko bamwe mu bantu support yabo igenda igira ate ntabwo yongeye kuyibona, atangira kuba igicibwa mu bantu, atangira kuba umuntu mubi, atangira kuba umuntu mu bantu bose bakamubonamo umuntu mubi cyane bitewe n'ibyo by'amafoto yagiye ajya hanze. sinkwiye ko yaba yarakoze ibyo byaha pe, ariko nta muntu udakosa. ariko ikintu kibabaje ni ukuntu nabonye abantu bamwe bagiye bavuga ngo ni abahanuzi, bagira bate bamucira akari urutega bavuga ngo ni nyakwigendera, bari kuvuga amagambo ya nyuma. aya ni amagambo umuntu avuga agize te agiye gupfa. ariko ni ibintu bibi bigaye cyane. reka mwemera ngo hari abana nabyaye, kubera yuko ndetse hari n'abakobwa cyangwa abagore bari baraje kubivuga kundega. ndetse naranabashimiye abo bantu babivuze kuko bamaze ubwoba. ubundi iyo babivuga hakiri kare wenda sinari no gutinda muri ibyo bintu, ariko kutabivuga kwabo nanjye kutabivuga kwanjye tukaguma gukwepa navuga ngo gukwepa abantu n'Imana, usibye ko Imana tutayikwepye wenda yari yaratwihoreye. byageze aho birasandara, hanyuma mboneraho nanjye ndaza ndabyemera. ariko urumva deja yawe yaraje arabyemera, ntabwo yari bubihakane ko n'ubundi byari byaramaze kugaragara. ariko ndagira ngo mbumvishe ijwi ry'umugabo hano wagaragaye ku kinyamakuru kimwe ntagiye kuvuga hano, ariko ndakeka benshi bagiye bakibona. by'umwihariko yavuze amagambo aremereye amwaturaho ibintu byo gupfa cyane, aho kugira ngo
kwaturira abantu ngo kuvuga umuntu utagiye gupfa ngo nibwo buhanuzi uzanye. Ibintu byiza birahari ushobora kubwira umuntu, ariko nabonye abahanuzi b'iki gihe bo kuri izi mbuga nkoranyambaga abenshi bita imihanda, abantu bakomeje kugenda bavuga gupfa cyane, babyaturira ku bantu, amatambunera akaba gupfa. mu byo nibuka nzi neza naba naranyoye ku nzoga bwa mbere nzinyweshejwe nabo nitaga abapasitori, abo nitaga abashumba, nkagenda ngiye kuririmba yantumiye kuko habaga hari ibyo mwavuganye ari buguhe, kwa kunda kubwira ati ngwino tugende tunasangire, wajya kubona ukabona tumije nk'igicupa cya konyage. ibintu tewe wimuvuguruza, ibintu tewe yavuze nibyo. aba bapasitori benshi urumva benshi bakuze, urumva mu by'umwuka baraguye. oya twebwe se ntitubazi? oya se akavuga ati hari umugore w'umupfakazi ijya kumuraza cyangwa umubwira aza kuraze mu izina rya Yesu. weho hari ibintu uriya Theo, reka manze nkubwire ibintu Theo yavuze ni we wagize imbaraga zo kubomora. cyangwa nuko ari ugiye gupfa urumva nuko ari we ugiye gupfa, urumva nuko ari we wagize imbaraga zo kubomora. kuba umuntu yavuga ukuri ntabwo bivuga umuntu kuba yapfa. Theo nimba yatangiye kurekura rokete muri aya magambo, akatangira kurekura imiriro ku bapasitori basangiraga inzoga n'ibyo byose, nibyo bivuze ko umuntu agiye gupfa? oya, ibyo rwose ni ukwibeshya, ni ubuyobe. Nta muntu uvuga ukuri kuko agiye gupfa. hari abantu bavuga ukuri ari uko ibintu byamurenze akamena imiceri, wa mungani w'ababandi b'iki gihe. ariko ibi bintu ntabwo ari byo kuvuga umuntu agiye gupfa kuko ari kuvuga ukuri. ngewe ibintu ntabwo mbyemera. simbizi kabisa, wenda namwe murambwira muri komanteri uko mubyumva. turi nyuma ngo abantu buhamya nabanjije nibura kuvuga kuri ibi bintu. ndi umuntu wahagarara ngavuga nti hari umuntu, hari itorero ahantu nagiye, mwajya muri biro n'umushumba ngo nibura muganire uko iteraniro ryagenze, agahita akubwira ati ariko nuramudiya ko nureba nta mugabo agira umbwire mugupangire. ngaho murabyumva rero. ubu ni ukuvuga ngo Theo impamvu abantu bari kumwijundika ndetse n'abantu basenganye cyane cyane by'umwihariko mu itorero yabarizwagamo kuva mbere bamwijunditse, ni kubera ko atagiye kuvuga ibintu biremereye, atangiye kubarekuraho ikintu bita rokete cyangwa se imiriro. by'umwihariko murumva ko ari ibintu biremereye arimo aravuga. ibi rero niyo mpamvu bari kuvuga, bamwe bakagenda bavuga bamwe ati yavangiwe. Theo ni umuntu utari kuvuga, ati ni umuntu wamaze kuvangirwa ufite ma depression runaka, ariko by'umwihariko nta kintu kizima ari gutangaza usibye gusebya umurimo w'Imana. ariko mu by'ukuri ari kuvuga kugira ngo ikibyimbye kigere gite kimeneke. wenda namwe muraza kumbwira kuri komanteri ukuntu mwagiye mubona iyi nkuru, ariko ngewe nibyo nabashe kugenda mbonamo, ariko ntabwo nabivuga ngo ngire ntembere hangize. wenda namwe ibindi muragenda mumbwira muri komanteri ukuntu mubyumva, ariko iki kiganiro by'umwihariko Theo hafite ibintu byinshi yavuzemo. abantu bagomba kwisuzuma bakareba ese ni abarokore cyangwa kuba umurokore ni ukuba wambaye ibi, umeze uku, ukora ibi. hari abantu gukora ibintu bibi ntabwo bivuga ko utari umurokore. hari igihe ushobora gucika ugakora ikintu kibi, sibyo? buri muntu wese agira umutimanama wawe ukaba wagira ute, ukaba wakugarukira ukongera ukagira ute, ugasaba Imana imbabazi ukiyeza ukagaruka, sibyo? ariko simbwiye abantu ngo bajye mu makosa kugira ngo bazagere bate bongere biyeze kugira ngo bongere kugaruka imbere y'Imana. nanjye si uko mbivuze, ariko habaho gucikwa, habaho kugira gute. ntitugacira abantu akaruru urutega. nyamuneka twumve ko abantu ari abapagani cyangwa se twagakwiriye kubabera imboni, twagakwiriye kubabera urumuri. hari igihe umuntu aba ari mu kintu kimeze nk'umwijima, ariko by'umwihariko twe twababera urumuri kugira ngo twongere kubona abantu bongeye gusubira mu nzira bahozemo. niyo nkuru rero nateguye kugira ngo tuze kwivugaho, ariko by'umwihariko muraza kumereza komanteri, turaza kuza kuzisoma. wenda muraza kumbwira ukuntu mwabyumvishe nuko mwagiye mubyumva n'ahandi. ariko iki ni igikorwa cyo kugaya cyane. kwica umuntu akiri muzima ni igikorwa kigayitse. sawa rero, murakoze, mukomeze kudusapotinga. support yanyu kandi dukomeje kujya tuzibona. n'abatarakora subscribe muyikore, tujye tubana umunsi ku munsi. murakoze cyane.